Nongeye kubaha ikaze kuri Sobanukirwa 5 TV channel yanyu ndetse ikaba na channel yacu aho tugenda tuganira nyine ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye cyane cyane ku ngingo zijyanye no kwizera ndetse n'imyemerere mu bakristo. Umunsi rero tugiye kuganira ku ngingo y'amategeko. Amategeko aho usanga abantu mu by'ukuri batayavugaho rumwe, bamwe bavuga ati amategeko ya Mose aracyakurikizwa, abandi bati oya. Nibyo rero hari ikibazo usanga ubo ukibajije wenda nk'abakristo 100 usanga n'ubundi bagusubiza ibibazo 100 bigiye bitandukanye. Haravuga ko amategeko ya Mose yavanyweho, abandi bati oya aracyakurikizwa. None ushobora kwibaza ese mu by'ukuri ukuri ni uku, ese aracyakurikizwa, ese yavanyweho, byagenze biti? Ese umukristo akwiriye gukomeza kubahiriza isabato, amategeko y'ibiribwa, gukebwa ndetse n'ayandi mategeko ya Mose, cyangwa Yesu yakuyeho cyangwa se yavanyeho? Rero mbere yo gusubiza, reka twumve neza icyo Bibiliya ubwayo ivuga, aho gushingira ku bitekerezo by'abantu, ahubwo mu by'ukuri turebere ku ijambo ry'Imana, tureba n'icyo Bibiliya ivuga. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV nk'uko mubimenyereye, abantu bacu, abantu dukorana mugiye muri impande n'impande. Abantu rero 98 cyangwa se 90% usanga bakurikira icano bakareba, ariko ugasanga ntabwo bakora subscribe kuri video zacu. Rero wowe mushyashya ukurikiye ikiganiro cyacu cyangwa se ukunda ibiganiro byacu, wiyandikishe kuri Sobanukirwa 5 TV kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ibiganiro by'ubukamana ndetse n'ibiganiro by'ubwenge bijye bikugeraho 5 kuri 5. Njyewe rero ni Tadeyo Ikimana ishaka. Ikintu tugomba kumenya ni iki ngiki, ni ngo iki ni kimwe mu bibazo bikunda kugibwaho impaka. Ndavuga nyine muri ibi bintu bijyanye n'amategeko, niba amategeko akwiye kubahirizwa muri iki gihe turimo cyangwa se niba adakwiye kubahirizwa. Uyu munsi rero turibuze kurebera hamwe neza ko byagenze. Rero ibi ni ibintu byagiye bibaho, cyangwa se ibi ni ibibazo byatangiye urebye uhereye mu itorero rya mbere kugeza n'uyu munsi. Rero avuga ko amategeko ya Mose akiriho, abandi bakavuga ko nta na rimwe umukristo akwiriye kuyitaho. None tuze kwibaza se Bibiliya yo irayavuga iki? Umunsi rero turasubiza ikibazo cyangwa se ibibazo abantu bagira, nyine twifashishije ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye abo turi bo, niba koko turi abakristo, tumenye ese turizera iki, ese aya mategeko akwiye kubahirizwa, ntakwiye kubahirizwa, yavuyeho, yaracitse, bimeze gute? Iyo tuvuga amategeko ya Mose rero usanga mu by'ukuri tuvuga n'amategeko Imana yahaye abanyayisiraheli cyangwa se abisiraheli binyuze nyine kuri Mose, nk'uko mubizi mu gitabo byo Kuva, niho yayamuhereye, niho dusanga mu bitabo by'amategeko. Muri ibi bitabo rero usanga harimo, muri aya mategeko turazakoramo amategeko 10, amategeko yerekana ibitambo, amategeko y'ibiribwa, isabato, gukebwa, imihango yo kwezwa, ndetse tukabonamo iminsi mikuru y'Abayahudi. Aya mategeko rero nubwo ngo yari mu isezerano Imana yagiranye na Isiraheli cyangwa se n'abanyayisiraheli. Yesu rero icyamuzanye nicyo kintu none turibuze kureba. Ese Yesu yaje gukuraho amategeko? Yesu yaje gukuraho amategeko? Iyo dusomye nko muri Matayo ibice 5:17, Yesu yaravuze ati sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Usanga benshi bavuga ngo naje kuyakomeza, naje kuyasohoza. Ntabwo yaje kuyakomeza, ahubwo Yesu yaje kugira gute? Yaje kuyasohoza. None ibi ngibi wakwibaza ngo ese birasobanura iki? Ngo Yesu ntiyaje gusenya umugambi w'Imana, cyo ni icya mbere, ahubwo yaje kuwusohoza. Ntabwo Yesu yigeze aza fata amategeko ngo yasenye yavaneho, kubera ko amategeko yari yavuye ku Mana agera ku Bayisiraheli anyujijwe kuri Musa cyangwa se kuri Mose. Rero icyambere uvuga ngo hari ibitambo byose
byerekezaga kuri we. Icyo nicyo cya mbere. Pasika ari ibitambo byerekezaga kuri Yesu, ari Pasika ikerekeza kuri Yesu, ubutambyi bwerekezaga kuri Yesu. Ibyo byose bivuga ngo niho byajya gute, niho yerekezaga, kandi ni nawe byari bigeze gute, ni nawe byari bigamije. Nubwo byaga mu isano rya kera, ariko cyari igicucu cy'ibyagombaga kuzabaho. Pawulo nawe hari ukuntu yabivuzeho, abivuga mu Bagalatiya ibice 3 umurongo 24 ndetse no 25. Yavuze ko amategeko ari umushorera watugejeje kuri Kristo. Ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ariko Yesu amaze kuza, ntikiri munsi y'uwo mushorera, cyangwa se ntabwo tukiri munsi y'ubwo bubata bw'amategeko. Yesu amaze kuza, mu yandi magambo, ya mategeko yadutwaraga, ya mategeko yadushoreraga, ya mategeko twageneraga munsi, ngo Yesu amaze kuza ntitwaba tugitwarwa na ya mategeko. Rero ibi bisobanura ko amategeko yari mabi. Ntabuze yuko yari mabi ku bantu batabasha kubahiriza, ariko kandi iyi saha ntabwo tubasha kubona abantu babihiriza. Rero ntabwo bivuze ko amategeko ubwo yavuye ku Mana yari mabi. Icyatumaga yatari mabi nuko ngo yatuberaga n'umushorera utugeza kuri Kristo Yesu. Rero nubwo ngo bisobanuye, bisobanuye ko umurimo wayo wo kutugeza kuri Kristo ubundi wararangiye. Wa murimo yakoze, umurimo wo kutugeza kuri Kristo, ariko nanone nubwo warangiye, hari abo atarageza. Si uko ubwo intumbero yayo idahari, ahubwo hari abataragerayo bitewe n'ibitekerezo yabo, bitewe no kutizera, bitewe no kwiringira ibitekerezo byabo, ntibiringire ijambo ry'Imana. Amategeko akaba akiri aho, ari nayo mpamvu usanga abantu bashaka gukomeza kurwana nayo, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe babasha kuyashoboraho. Mu isezerano rya kera niyo ngo abantu batambaga intama, bagatamba ibimasa, bagatamba inyoni z'intungura, bagatamba n'ibindi batambaga kugira ngo ibyaha byabo bibashe kuvaho. Ariko nk'Abaheburayo 10:10 baravuga ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, ngo tubeshejwe nuko umuriro wa Kristo watambwe rimwe gusa wabihagije iteka ryose. Nuko 14 bavuga ngo 14 icyo hatwereka nuko ngo hatwigisha ko Yesu yitanze rimwe gusa, kandi ngo icyo gitambo kikaba kigize gute, kikaba gihagije by'iteka ryose. Rero mu yandi magambo nuwa ngo nta yandi maturo agize gute, yandi maturo agikenewe. Hariho nk'amategeko abuza kurya ingurube, cyangwa se akabuza kurya n'ibindi biribwa. Nk'uko hari amategeko abuza gukora iki, ni nako yavuga ngo ntuzagire urye cyangwa se nturye. Ariko nk'isomye nko muri Mariko ibice bya 7:18-19, ni ukuvuga ngo hari ikintu Yesu mu by'ukuri yaherekanye, ko ibiribwa bitanduza umuntu, cyangwa se ibyo kurya. Avuze ati ibyo kurya ibyinjiye mu muntu ntabwo ari byo bigize gute, ntabwo ari byo bimuhumanya, ngo ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ibyo narya, ingurube cyangwa se n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye, ibi ngibi ntabwo ari byo bishobora kumpumanya. Oya, ngo ibyinjiye mu muntu biva inyuma si byo bimuhumanya, ahubwo ngo ibiva mu muntu bijya muri we bimuhumanya, ahubwo ngo ibiva mu muntu nibyo bigize gute, nibyo bimuhumanya. Rero mu yandi magambo, Yesu yerekanye ko ibiribwa mu by'ukuri atari byo bishobora kwanduza umuntu cyangwa mu buryo bw'umwuka. No mu byakozwe n'intumwa Petero yeretswe ko Imana yeje ibyo kurya yari yarise ibihumanye, ariko Petero we yabigaragaje ko we yabyitaga ihumanye, ariko amubwira ati se icyo Imana yahumanuye wowe uraza kucyita igihumanye gute? Twibaze ngo ese isabato ni ikimenyetso cy'isezerano hagati y'Imana na Isiraheli? Mu isezerano rishya Pawulo yigishije nko mu Bakolosayi ibice 2
wa 17, 16, 15, 16 ndetse na 17 ko umuntu adakwiriye gucira urubanza ku byerekeye isabato cyangwa se iminsi mikuru, kuko ibyo byari igicucu cy'ibyagombaga kuza, ariko ukuri nanone akaba ari Kristo. Ese amategeko 10 yo none tuyafate gute se? Amategeko menshi yerekana imyitwarire nko kutica, kutiba, kutabeshya, no kubaha wenda ababyeyi, ikindi akongera kwigishwa na Yesu n'intumwa. Ariko umukristo nyakuri ubundi ikintu cy'ingenzi agomba kumenya, ntayakurikiza kugira ngo akizwe cyangwa se abone ubugingo buhoraho. Ntabwo umukristo cyangwa se umwizera ntabwo akurikiza amategeko kugira ngo abone ubugingo buhoraho, ahubwo yobereza kuko yakijwe kandi akunda Imana. Niyo mpamvu agenda mu mategeko, ariko ayo mategeko atari azamurimbura, atari yo azamucira urubanza, atari yo amuhesha ijuru, atari yo amuhesha ubwigenge, yewe atari nayo amuhesha kuba umwana w'Imana. None wakwibaza ngo ese turaza gukizwa iki? Ni iki ukizwa? Bene magambo, niba aya mategeko atari adukiza, none urakizwa iki? Abefeso 8:8 bakira bavuga ngo mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo mukora kugira ngo atazagira umuntu wirarira. Bene magambo, gukizwa cyangwa se mukijwe n'ubuntu no kwizera, ibyo ngibyo nibyo bikiza abantu. Rero agakiza ntabwo kava mu kubahiriza amategeko ya Mose, ni ukuvuga ngo gaturuka ku kwizera Yesu Kristo. None uza kwibaza ati se amategeko yo nta kamaro agifitiye? Ntacyo. Afite akamaro ntako. Rero amategeko afite akamaro. Amategeko afite akamaro kubera ko abatayizera abageza kuri Kristo Yesu, kandi ngo amategeko niyo yatumenyekanishije icyaha. Niyo ngo amategeko niyo atugeza gutungana, kubera ko yo araza akadushorera akatugeza kuri Kristo. Wamara kumugeraho twatsinzwe nayo tukakurikiza Kristo, amategeko tukayashyira ku ruhande. Ikindi atumenyesha icyaha, ikindi akatwereka impamvu dukeneye umukiza, cyangwa se akatwereka impamvu dukeneye Yesu Kristo. Ariko kandi nubwo ariho, yo ntashobora kudukiza kubera ko umukiza wacu ni Kristo wenyine gusa. Kristo wenyine niwe udukiza ibyaha. Bavandimwe mwibaze ngo ese none amategeko yaba agikurikizwa? Igisubizo cya Bibiliya ni uko umukristo atakiri munsi y'isezerano rya Mose nk'itegeko rimukiza cyangwa se rimutegeka. Yesu yasohoje ibyo amategeko yari yarananiwe gukora, no kubw'intege nke zacu. Kristo yabisohoje ubwo yibambaga cyangwa se witaga ku musaraba kugira ngo twebwe tugire gute, kugira ngo dukizwe. Rero uyu munsi tuba mu isezerano rishya, aho dukizwa n'ubuntu bwo kwizera, atari ugukizwa n'iki, atari ugukizwa n'amategeko, ahubwo twebwe turayoborwa n'Umwuka Wera, turayoborwa na Yesu Kristo. Niba ari gukunda Kristo, ni ukuvuga ngo ikintu ugomba gukora ni uko ugomba kugendera mu buntu bwa Kristo. Ntabwo amategeko ahari kugira ngo atugeze ku gakiza cyangwa se aduheshe agakiza, ahubwo atwereka abo turi bo kugira ngo tugere kuri Kristo Yesu. Rero niba inyigisho yacu yakugiriye umumaro, bisangiza abandi, kandi uniyandikisha kuri umuyoboro wacu wa Sonyibuka TV kugira ngo utazacikanwa n'izindi nyigisho z'ubwenge, inyigisho zubaka, kandi inyigisho zishingiye kuri Bibiliya. Rero Imana ibahe umugisha. Tuzasubire muri topic yacu nshyashya. Topic zacu muri zikora topic nyine zihoraho, topic zigezweho, topic zihora zibaha ibiganiro byubaka kandi zosobanura ibintu by'ubwenge. Bye.